East Jet TV Rwanda. yewe ngezutese minsi myinshi ariko ntabwo mana ngezutese araburije nanjye se dore maze iminsi itatu iyo what bani zero buri hari gahunda urani udushya no were ko ari umupangu ariko umupangu rero banze mu mupangu yuko tujya amafaranga mutese wowe tukujya amafaranga mutese ariko ni kimwe n'ujya tugiye kuba basti ntabwo ujya uburudu hari tugiye kuba iwa iyo tubasengera nibo bakahita bagira bati bemera none sha sinabyo bintu izakena Japan urabyizeye neza ndabyize nakwisha wewe muvuga ngo nkurikira gahunda neza ejo mutugusakura ntugasaza uzane igitabo cy'indirimbo bibiliya iki niki byose twabizana urabyizeye ejo batubona ejo wagenda tubona ejo hari bina ejo na hari musaza gahunda ni nguraye turakiza funka Yes, Aranje. Funka. We take him out. Kwirembo. Nukwaraje. Yes, Aranje. We kandageze kwirembo. We take him out. Akavuga ijambo rimwe. Uwiteka Imana yakunyeretse. Uwiteka Imana yakunyeretse. Ndakubona bitamvuga ni Uwiteka Imana yakozwe n'amavuta turagusengera. Kubura nta kintu mubona mwe. Burana yagukunze. Vuga amen ari yagukunze. Amen mu izina rya Yesu. Yagukunze muri Matayo 4:3. Ndume ko muri Mariko abakora Ndume yagukunze Uwiteka. Twebwe turi abakozi b'Imana. Ugandukire Uwiteka. Basizwe amavuta. Uwiteka aravuga ngo turagira ngo tugusengere. Imigisha yawe yose atazagira umuntu yitwara. Uvuga amen. Uwiteka kubura nta kintu mubona mwe. Aragira ngo tuze tugusengera hiherereye. Maze ahantu utandukana n'ubutunzi bw'isi. Maze none wakagufata akaguha ibye ushaka byose. Amen. Ukamusaba icyo ushaka. Vuga amen ariko vuga amen cyane. Urakoze cyane umukozi w'Imana. Noneho mbere yuko umukozi w'Imana gusengera akwerekeza ku Mana, turagira ngo ubanze kugira ngo imigisha y'Uwiteka ikugende imbere. Ubanze utwo tuntu twawe tudatuma ujya mu mavuta. Udushyire ku ruhande y'isaha, izi telefone na kuteri byose ubikire ku ruhande, noneho upfukame hari gira vuba umukozi w'Imana gushyira imbere bisemo hano bose bikire hano gutya uze Imana ije mu byawe tugusengere Imana akubize je kubirenge byawe maze Imana icyo ishaka nawe ije mu byawe Kubura nta kintu mubona mwe. Imana arakubwira ko ugomba kuhaba kandi ibintu byose ukumva yuko ugomba kubikora. Uwiteka yakunyeretse aravuga ati nitumara kugusengera ku Uwiteka yumvishe ugutaka kwawe uratangira uvuga uti ndamara iminota 3 ngira icyo nsaba. Nyuma y'uko umukozi w'Imana gusengera uramara iminota 3 uri gusenga cyangwa ugira ikintu usaba urabucecetse ntabwo uri buhumure. Nuhumura amaso yawe ibigisha yawe biragenda. Ubwo rero nibwo turi kugira ngo Uwiteka arakubwira ko ibintu byose byanditswe muri Mariko haranditse ko umuntu wese agomba kubaha Imana. Amategeko y'Imana 10. Ibyo ngibyo ugomba kubikora. Ubwo no kuvuga ngo Gapasi arabakora ibintu byose maze abigisha umugisha mu buryo buto kandi yihuse kuko Uwiteka agiye kuguha umugisha. Uwiteka agiye kuguha umugisha kandi Uwiteka agiye kuguha ibintu byose ukeneye. Ugiye gufata iminota 3
iminota 3 wumva yuko Uwiteka agiye kubigufasha kandi ugafata igihe cyose usenga kuko agiye kuguhasha umugisha, agiye kuguha bimwe wari warabuze ya moto ya telefone ya bindi byose uko witandukanyije nabyo wabishyize ku ruhande. Iyo minota 3 yifate umuteka yafashije umukozi w'Imana fata iyo minota 3 Ipura ina yiri hanura. Ewe banyuze he mana we kandi kubaza Imana yumva bafukana yumva Imana mu byawe, Imana mu byawe. Ubutunzi bw'isi ubuhereze hano, utu tuntu twose dushyira hariya, noneho nurangiza ugende hariya umukozi w'Imana gusengere neza ujye mu mwuka mu mavuta. Kubura nta kintu mubona mwe. Nsengere Imana n'imodoka amafaranga. Umiriza irabiguha mu izina rya Yesu. umiriza Irabiguha mu izina rya Yesu. pasi wakora ikawa gafata icyo gafashe kwa Ba pastor bagiye he? Mwabiteka mitwe muri he? Mana we. Sunderekeza none. Satani yaragiye. Umva rero kugira ngo Imana ijye mu byawe, Imana iragukunda kugira ngo Imana ijye mu byawe, n'amavi yawe ukama noneho ibintu bikira hano ku ruhande, ukoresha Imana ijye mu ubutunzi bw'isi wipfuka mu bufite ushyire hano haguruka ugize ngo ubutunzi ushyire bw'isi pembeni banza buno ushyire butunzi hariya bw'isi ibi ubutunzi byose bw'isi kujyana mu gakiza bishyire ku ruhande, ibi byose bishyire ku ruhande rwose, ubwo bwose ubishyire ku ruhande noneho kugira ngo Imana ijye mu byawe. Iteka iravuga ngo gapasi nafate byose nk'umugisha uvuguti amena birabaye uvuguti birabaye ariko uvuguti imodoka iraje ya modoka iraje ya nzira iraje Kubura nta kintu mubona byose biraje witeka uvuguti birabaye umukozi w'Imana arakubwira ngo ukomeze uwumirije iminota 3 maze byose bibeho bize iminota 3 ishira Abantu bagiye hehe? Ba pastor bagiye hehe? Ndebe byanjye. Wabasa bateka mitwe. Telefone, mashini, passport yanjye, amafaranga ishakoshi ibi ni ibiki? Mashini ndabigenza none ibyo ni ibiki? Abasa bateka mitwe ariko abateka mitwe bikigiye babaye. Nyagasana ariko ibyo
ibyanjye byo barabiruka ko mwivugisha mu bayiti si babantu musiganye wowe ntabwo umutekamitwe jewe musiganye n'abantu hano nibo bakwiye wambonye ntabwo ndi umutekamitwe jewe uzanabaze muri karitsiye bose barabizi ko ngenda umuntu ndabakura he none se bikamugira inama wahamagaye kuri security board ko bajya bagaragaza ibyibwe byose ndabibona mama magade reka nyiguhamagaye washyizemo nayishyizeho ado ni kuri security board fande banyibyo muhe n'amatekamitwe telefone yanjye mashini iki byose pasiporo yanjye amafaranga ndabibona ndikumva barabiruka tuza birahagarara bamwibye yataye umutwe ubu ngubu ni ukuvuga ngo uriye ku cyapa ugeze aho bavuze ni n'ubu batekeye umutwe tugusanga ku cyapa ki udusanga ku cyapa ki ariko urabona ntitumaze kazerire twarakagwisha ahubwo apana igihe wazanye igitekerezo buriya arakizanye ariko nakubonye gushyira amazi mpuzamahanga rwose urabona izi ntebe dusigaye turimo yewe umutwe mba muzi twarakize ibyo bintu birimo amafaranga igenda pasiteri no kunywa n'akantu kugira ngo nakunkoresha imbaraga nyinshi mu pasiteri umutwe wawe uri kumwe umusatsi wawe neza uvuga ati ariko ubundi uzawutumburana bikunde washaka smartphone na mashini laptop hano uzajya telefone mu bintu birahari ubundi umupepe ubundi nguwo twakuye mu ikimakazi kuko ubundi uko twari kwibagiye kubaca harimo na diyama uretse ariko tuzatunabireba huriya ariho twanabireba igihe cyose gusa umwe twakoze umuti kaka mashini kamwe ka mbere nakubwiye ngo agako nta muntu umva urabizi ko ntitutarwara ni yawe yitsindiye ni hano batuye ni ahangaha dore ni kuri uriya muryango yewe rwose mu byumweru bibiri gusa rwose numva twarageze baratujujubije Ruce. ugira vuba ishakoshi yewe abase n'abazi nigira abapasiteri ya telefone se ntabwo muyizanye murasenga murasenga n'ijambo mwebwe ndanabazi Muze tubasate, muze tubasate. bane rwose njyewe ishakoshi yanjye Jere musate, musaka aho. wende nakuzi wowe wende nakuzi nta nubwo muzi njyewe ntabwo muzi apana njyewe ubundi nawe nakuzi wowe nawe nakuzi wowe wansengeye wandeka mitwaye umupasiteri njyewe nta pasiteri se Aza sha mugenzi wawe resha. ese bamuteka mitwaye ko mwari burundariye njyewe uranzi wowe duhurira mu ishyamba uransengera ngo abapasiteri Ceceka. Umva muceceke musate mu mahoro ntaho ducikira. afande baba barakubeshya ugize ngo Ceceka. Nimusake hose. ako nacecetse njyewe ye nacecetse Mwabibuze sha. nta kintu gihari Hasi sha ubundi aho wicariye mu rwako. yes yewe mpamvu nkunda Haguruka. kwirukanka Haguruka. sinkunda kwirukanka mu nzu Ceceka, haguruka. ntabwo nkunda Haguruka. Haguruka ariko sha. se muri kunzu ubu ngubu ko Icara. telefone yanjye Icara. 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 Ceceka. abapasiteri b'iki gihe afande njyewe Mugenzi wawe ari he? oya nibavuge ko bananze Singibi byose sha. kuzi Singibi ibi byose. byavuye hehe byavuye Singibi byose sha. Muceceke amategeko arabakurikirana muceceke. afande nava rwose ntabwo igitekerezo ugize ngo Muceceke. Mwese navuze ngo muceceke. mbafashe njyewe rwose amasaha ibiki Halo. Security board. Udusange ku muhanda 150 barafashwe. ceceka Umva mugume hamwe.
murafunzwe kubera icyaha cy'ubutekamutwe n'utwara ijambo rwose babafunge babakatire